inshuti zanjye mukomere cyane, mukomere mu mirimo yose murimo, mu byo muri gukora. Kandi nkomeje kubashimira inkunga mukumya kuntera mureba iki kiganiro cyanjye. Aha rero ni The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel. Impamvu nkomeza nuko muhari munshyigikiye mureba. Ubu rero ndagira ngo dukomeze kuganira bisesuye, niyo mpamvu ubona nicaye aha hashyiraho studio yo kugira ngo tuganire mu ntekerezo yacu, twungurane ibitekerezo. Ikiganiro cyanjye nicyo kwinspiringa no kumotivatinga hagati yacu mu byo dukora bya buri munsi, mu byo twumva. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bushingiye ku myumvire ufite mu ntekerezo yawe. Aho wicaye aho, ibiri kujyamo byose, ibyo uri gukora byose, ibyo uri gutekereza byose buri muri wowe. Ari ibyishimo ufite, ari uburakari ufite, ari ubugome ufite, ari ibyo biti icyaha ufite, ari ibyishimo, ari ibanga ufite, ari ikintu kikuri ushaka kuvuga, byose buri mu ntekerezo yawe. Ahantu biri nta wundi uhagera, ahantu biri nta wundi uhabona, ahantu ibanga ryawe riri nta wundi uhabona. Iyo ikintu kikurimo udashaka kukibwira abandi, nta wundi ushobora kukibona, nta wundi ushobora kukimenya. Iyi niyo banga, niryo banga, niyo mpamvu iryo banga ryawe, niyo mpamvu intekerezo yawe nyita Imana. Kuko Imana nicyo kintu gikomeye twizera kuri iyi si kiruta ibindi byose bibaho. Impamvu rero intekerezo yacu nyita Imana nuko ikirimo nta wundi ushobora kukibona, nta n'umwe. Nuko rero Imana yaje ikatubamo. Iyo wavuze ngo I and my father bari one, njyewe na data turi umwe, ni ukuvuga ko data aba muri wowe, nta wundi ushobora kumumenya, mukaba umwe, kubera ko intekerezo yawe niho Imana yacu iba, niho abamo, niyo twita Imana. Ibi byose turi kuganira ni imyumvire yacu dufite, nibyo dutekereza mu ntekerezo, nibyo tuganira, nibyo ducamo. Hari imyumvire wari ufite mbere, imyumvire igenda ihinduka bikurikije n'uko ubuzima bumeze. Niyo mpamvu nicaye ahanganira namwe, kubera ko imyumvire yanjye yarahindutse nkabibagezaho. Impamvu mbibagezaho nanjye nuko narabyigize, nigishwa n'abandi, bituma mbasha guhindura imyumvire yanjye bikurikije ubuzima naciyemo. Ibyo nkubwira iyo bidahuje n'ubuzima waciyemo, ntushobora kubyumva, ntushobora kubyemera. Ariko iyo usubiye inyuma ukabureba ubuzima bwawe, niho ushobora kubyumva, ukaba watangira ukicara ukabiganiriza abandi. Niyo mpamvu rero mubona aha mfite intebe yo kubahamagara nk'abashyitsi tukaganira mu myumvire yanyu. Aha rero tekinoloji yateye imbere, niyo twavugana kuri Zoom, WhatsApp, ariko rero tukaganira, tukumvikana ibitekerezo byacu. Uyu munsi ikintu tugiye kuganira ni ikintu gikomeye cyane, ni imyumvire nyine mvuga yo kubona uko ibintu mbibona. Nta kujya turakara kubera ko mvuze imyumvire yanjye, mvuze n'ibintu ntekereje. Ikintu uyu munsi tuganira, ikintu mbabwira ukakireba koko niba ari cyo, bikurikije no ku buzima bwose bumeze. Amadini yaje muri Afurika no mu Rwanda. Ikintu ntandaro yabaye ni kuba iyobyabwenge ry'Abanyarwanda, ry'Abanyafurika. Amadini yaje
kuduhindura intekerezo yacu, imyumvire yacu bikurikijwe n'inyungu z'ayo madini zivuye hanze. Turagenda tureba ibyinshi nuko ugenda ubuzima bwacu buhora bubaho bwa buri munsi, urasanga ariyo ntandaro y'amadini yaje aducengeramo muri Afurika. Ni icyo kintu gikomeye cyane, ntabwo twabimenye nyine, na n'ubu kubyumva ntabwo turi kubyumva. Si ibyo se? Kubyumva ni ikintu gikomeye. Abenshi bibabwiye, abenshi bivuze iryo jambo ko amadini ariyo bwenge by'Abanyafurika by'Abanyarwanda, abenshi mugiye kubyumva nk'ikindi kintu. Abenshi mugiye kumva ko ntizera Imana, abenshi mugiye kuvuga ko ndwanya Imana. Nta kurwanya Imana. Amadini ni Imana, n'uburyo dusenga Imana ni imyumvire tugomba kwiga twigishijwe n'abandi. Aho icyo nshaka kuvuga ni uko amadini twigisha imyumvire yayo yumvishe ko nta kindi gishobora guhindura iyo myumvire ariyo yonyine ugomba kwizera udashobora guhindura. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu usanga kominote zindi zose zarakomezanye imyumvire y'amadini yabo, imyumvire y'umuco wo gusenga Imana yabo, imyumvire yo kwizera uko ubuzima bwabo bumeze. Ariko twe mu Rwanda abamisiyoneri baraje badukuraho iyo myumvire, badushyiramo ibyabo ku ngufu, usanga bidafite naho bihuriye n'uko ubuzima bwa buri munsi budutwara. Ikintu cya mbere nshaka kubabwira urebye ahantu amadini yabereyeho, kandi mureba namwe mureba buri munsi mushishoza n'abamisiyoneri bazi icyo bakoze, nuko batwumvishije ko nta gaciro ibyo abasekuru bacu bigishaga, uko abantu twese babagaho batwigisha ko ibyo nta gaciro bifite, ari ibintu bidafite naho bihuriye n'ubuzima, ari ibintu bibi, ari ibintu babyita amazina kugira ngo bidukureho, bitwangishe ikintu cyariho cyarema ababyeyi n'abasekuru babaho icyo gihe. Cyavuyeho birarangira, barangije baduhindura amazina yacu, amazina y'abasekuru, amazina y'abantu twari dufite histoire, amazina aturanga, babicisha mu madini yabo, batubwira ko amazina yacu ari amapagani, batubwira ko tugomba kugira amazina yabo. Badusanze ahantu, badusanze mu rugo rwawe, badusanze ahantu wirira, badusanze urya, basanze uriho, basanze ufite umuriro, basanze ufite amazi, basanze ufite byose, basanze ukubaho. Ikintu bahereye cya mbere ni ugukuraho ayo mazina. Aho nicyo kintu gikomeye amadini yazanye iyobyabwenge ku Banyarwanda. Amazina nyarwanda ari kugenda agiye kwibagirana, agiye kuvaho burundu. Mu gihe kizaza uzasanga nta muntu kigira amazina y'Ikinyarwanda, kubera iyobyabwenge tugomba gutekerezaho tukagaruka. Nta bandi bagomba reka iyo modoka igenda. Ni twebwe Banyarwanda tugomba kugarura amazina yacu no kuyahesha agaciro, kuko byaciye muri aya madini, aho umwana w'umunyarwanda adashobora kubatizwa amazina y'Ikinyarwanda, agomba kubatizwa amazina yo bita ya Gikristo. Ari ukutuyobya ubwenge kugira ngo twumve ko tugomba kuba abakristo kubera ko ari byo bintu batuzaniye. Aha niko gasuzuguro, aha nicyo kintu cyose cyo kurindagiza Abanyarwanda n'abandi birabura benshi.
kuko urebye ahandi barabigerageje ariko nta ngufu byigeze bigira nk'ibyo byagize mu Rwanda. Kubona ko nta mwana nta mubyeyi ushobora kwita amazina ye abana y'Ikinyarwanda. Urareba, subiza amaso inyuma, urebe histoire, urebe amazina ya histoire y'abantu babayeho mbere yibagiranye, tutakita abana bacu. Udashobora no kuryumva hari umuntu uryitwa, ariko iyo urebye imico yabo, iyo urebye imico y'abamisiyoneri, ayo mazina yabo, ayo bise abami babo, ayo bise iki, niyo usanga akiriho. Twe amazina abami bacu bari bafite, famiye zari zifite, abatware bari bafite ba kera, ayo mazina twayakuyeho. Histoire nkaho twayitaye. Uko ni uguta umuco, uko ni ukwibagizanya ikintu cyariho kiduhuje. Abashinzwe umuco, nta umuco uhera ku mazina. Ariko rero kubera ko iyo byabwenge ryaje mu madini rikaduteza ubwoba, rikadukuzaho icyo kintu, ni ikintu gikomeye cyane. Icyo nicyo nshishikariza. Iyi niyo nshingano yanjye mfite ya mbere yo kugarura amazina y'Ikinyarwanda. Tuyabungamire kuko agiye gucika mu gihe kizaza. Nta muntu uzaba ukitwa amazina y'Ikinyarwanda. Niyo migambi yabo, niyo migambi y'amadini nyine. Ikindi tugomba kuvugana nyine ni uburyo n'imyitwarire ubona amadini yaje akatwinjira. Impamvu mbivuga gutyo, nabaye umukristo nkamwe, narasenze, narabatije, nagize, nakuriye mu madini, nabaye umukristo nkamwe. Gupfukama usenga, gupfukama ugiye kugira icyo ushaka kugeraho cyose kuva turi abana, gupfukama dusenga Imana, dusaba Imana, ugiye gukora ikizame se, ugiye gukora ikize, ibyo byose nabiciyemo. Akenshi se byakugezaga kugira, na n'ubu gupfukama no gusenga hari igihe bitagira icyo bikugezaho, ariko tugakomeza kubera imyumvire turashaka guhinduka, tukumva ko bizashoboka. Baduhoza mu byaha, inshuti zanjye, baduhoza mu byaha. Amadini aduhoza mu byaha. Ukajya wirira ujya kwa pasiteri kuvuga ibyo wakoze. Kuvuga ibyo wakoze ari ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo byose ni ibyo ndi kwita iyobyabwenge. Iyobyabwenge ni uko umuntu aguhoza mu cyaha, kandi icyaha iyo urebye usanga ari ubuzima. Iyo urebye ni icyaha ugikoze, icyo wita icyaha, ni wowe kigomba kuba mu ntekerezo yawe. Ni wowe ugomba kukicuza ikintu kibi wakoreye uyu muntu kiba mu ntekerezo yawe. Mbere yuko ugira umuntu uhemukira nabi, iyo bitekereje mu ntekerezo yawe, nta muntu ushobora guhemukira. Iyo umenye ko turi kumwe, iyo umenye twese ko turi Imana, ibyitwa icyaha rimwe na rimwe kiba ari cyo ubuzima tugenda ducamo. Icyaha ntabwo uzagikizwa nuko wagiye gusenga. Icyaha, ikintu kibi ugirimo, ntabwo uzagikizwa kuko wapfukamye. Icyaha uzakirinda bihereye mu ntekerezo yawe, Imana yawe, uvuganye nawe, ukumva ko ikibi kigiye kubaho, ugiye gukora utagomba kugikora. Aho niyo Imana igukiriza, aho niyo Imana igukiriza kudakora icyaha. Ntabwo uzakora icyaha ngo ujye gusenga nk'uko twabyigishijwe ngo bigire icyo bikugezaho. Gihora ku mutima wawe kirakwica. Ntabwo kikwica kugira ngo upfe, ariko gihora kigaruka ku mutima wawe. Niyo udafashwe, niyo udahanwe, ikintu kiriye umuntu kibi kiguhoraho, igituma usinzira, kuko ariho Imana yawe iri. Imana yawe niyo ikubona, izagomba kukubwira ati biriya wakoze ntabwo ari byo, kandi nawe iba yakubwiye ngo ugende ubikore. Ni ikiro nshaka kubabwira ko tuvugana.
gukira icyaha, gukira ikintu kibi si uko wasenze, nuko wagitekerejeho mbere yo kugikora, wakivuganye mu ntekerezo yawe ukagihagarika. Kuko duhora tubisubiramo. Ibyaha biba mu buzima, ibyaha ni ibintu bigenda bihora bigaruka. Abashaka kuba bere nabo barahari wenda se, ariko abenshi ubuzima njye naciyemo, experience naciyemo, ibyaha bihora biza bikagira igihe cyabyo kandi bikagenda bigashira, kuko nabyo ni ubuzima. Ikindi ni kwirirwa batubwira ko Imana izaguhana, Imana yaduhanye, icyakubaye kuvuga ko Imana yaguhanye. Ibintu byose biba ku bantu bose. Ibikubaho, ibyo wita guhanwa n'Imana, ni ukubura akazi, ni ukubura ababyeyi bawe se, ni ukurwara se, ni umwana se yagize impanuka se, wagize impanuka se wowe, umugore wawe yagize impanuka se, ubuze amafaranga se. Mbese ibintu byinshi bitubaho mu buzima babyise ko ari Imana yaguhannye, babyita ko wakoze ikintu utagombaga gukora, none Imana dore ibyo yaguhaye, yaguhannye kubera ibintu wavuze, kubera ibintu wakoze, kubera iki. Inshuti zanjye, ibintu byo guhanwa n'Imana ntibibaho. Imana ntabwo ari umubyeyi wo guhana. Imana nta nyungu ifite yo guhana, ariko hari ibintu ducamo tutazi impamvu bigomba gucamo, kandi urebye ibintu byose ubicamo bikarangira. Urarwara ugakira, ushobora kuba umukene ejo ugakira, ushobora kuba umukire nanone ejo ugakira. Ibyo bintu tugomba kubicamo. Si ukuvuga ko tugomba kubyita ko twahanywe n'Imana kandi ari ubuzima bubaho, kuko ni imyumvire. Imyumvire ni uko ugiye kwita ikintu kikubayeho kandi usanga cyarabaye ku bandi kikabaho, ubuzima bugakomeza. Ibi ni ibintu abantu udacamo, ni ibintu tugomba kwemera ko igihe kizaza ukabicamo ukabyemera. Ntubyite ko Imana yaguhannye, ntubyite icyaha. Ibintu byambayeho byose byambayeho ari bibi n'ibyiza nkiri umukristo ugisenga. Kuva ntakijye muri kiliziya gusenga no kugira gute, ibimbaho biracyari kimwe, ntaho bitandukaniye n'ibyambayeho mbere. Ntaho bitandukaniye. Hari n'igihe byambayeho nkisenga nyine amadini byari bibi kuruta ibiri kumbaho ubu ngubu ndi kuganira namwe mbabwiza nako. Izo ni nyonzo ngingo nyine nkubwira ni amadini ari byo ibiyobyabwenge. Ni ibiyobyabwenge ryacu biri mu ntekerezo yacu. Ubwo bwoba buhorana ko Imana yaguhannye, ni ubwoba buhorana. None iyo yaguhannye ngo bigenze gute? Ngo ujye gusenga kugira ngo izagukize, kujya gusenga kugira ngo ibintu bizakubaho. Namwe murabizi example mwagiye, hari igihe ujya gusenga buri munsi, ariko bya bibazo by'ibiki byose igihe cyose bishatse biraza. Wasenga utajya gusenga. Gusenga si cyo cyonyine cyuko Imana nta kintu kizakubaho. Igihe kiragera kikakubaho, n'igihe kiragera kikarangira, kuko byose bihera mu ntekerezo yawe. Aha ni ikintu cyose kikukubabariza, aha ni cyose kiguhesha, kigutera umutima mubi, nta handi ukibona mu ntekerezo yawe. Akababaro kose ufite nta handi ukabona mu ntekerezo yawe, kuko niho Imana yacu ibiri, niho Imana yacu iganira natwe, niyo iguhanira, niho ivugana nawe, kuko ibintu byose biba bishingiye kuri wowe. Aha no kukumenyesha ko ingufu zose zishingiye muri wowe, ingufu zose zidashingiye ku madini. Iyo umenye ko Imana iba muri wowe, ukamenya ko icyiza cyose n'ikibi gituye muri wowe, ubuzima bwawe burahinduka.
aha niho nahinduriye, hano niyo mpamvu nicaye nkababwira inti ibi nuko bimeze. Urebe ibyo waciyemo, urebe ubuzima waciyemo, urebe ibyo batwishe, ko izi ni ingingo nafashe za buri munsi zihora ku mutima w'abantu b'abana, abantu bakiri batoya, zihora zibateza ubwoba. Ibi bintu mbabwira by'ibyaha no guhanwa n'iki, ni ibintu bihora bibateza ubwoba, kandi ukabona umuntu ari guhora abisubiramo buri munsi. Ariko iyo uvuganye n'intekerezo yawe ntabwo bisubiramo, ntabwo uzongera gukorera umuntu ikibi kuko ugitekerezaho mbere y'uko ugikora. Kuko impamvu rero niyo mpamvu babwire ni urebe ko aho ubuzima bwacu bugomba guhindukira, ni ukugerageza urebe utekereza guhindura ubuzima bwacu, guhindura ubuzima bwawe ni wowe, biva ku ntekerezo yawe. Imihango myinshi amadini ari kuzana, kwirirwa abana yego se baririmba se, ngo baririmbira Imana se, bagira gute, ngo wavuze Imana, wavuze ijambo ribi ku Mana, ngo uzaguhana, ngo ntibyemewe. Iyo urebye ukuntu isi yakozwe, iyo urebye ukuntu ubuzima bumeze, Imana tuvuga data ikeneye kuyiririmbira? Iyo wiyise Imana, urebye ibintu yakoze, Imana bibwiye iki? Gutera ubwoba bwo kwikuramo icyizere. Kuko iyo wiyise Imana nkuko nababwiye, umenya ko ingufu zose ziri muri wowe. Ntabwo ari Imana mvuze ngo uri Imana yaremye ibintu, uri Imana yaremye isi, uri Imana yaremye oya. Yes, kuko ugomba kumvira ko iyo myumvire yawe icyo wita Imana ari iki. Aho niho tugomba gutandukanira, aho niho tugomba gukomeza kwigishanyiriza. Iyo wumvishije Imana, wowe aho ngaho wumva Imana ko ari iki? Wumva Imana ko ari umuntu uri ahantu hejuru, uri gucunga ibyaha byacu twakoze, uri kureba uwakoze ibi akumva ko azahanwa. Niba ari iyo mpamvu ugitekereza, nyine uzaguma muri iyo yobyabwenge nyine ritari ryo. Ariko numara kumenya ko Imana rwose ari umwuka uba hanze waturemye, iba muri twebwe, ni imyumvire ituma uhindura ubuzima bwa buri munsi. Umenye ko icyo ushaka kugeraho, ushaka kukigeraho kuko kiba gihereye mu ntekerezo yawe. Inshuti zanjye, aha icyo nshaka ni ukubashishikariza, ikintu gikomeye cyane, nk'uko abandi babyize se, nk'uko tubona se izindi ngero, nk'uko aho ngenda niga se ngira experience y'ubuzima mbibona mbitekerezaho. Aha nicyo kintu ushaka kukubwira, ushaka ko umenya ko ingufu zawe zose zihera muri wowe. Ikintu cyose ushaka uzageraho kivuye muri wowe. Ushaka kumenya ko nunatekereza ko ukigeraho kubera ko wagiye mu madini, ukigeraho ko wagiye gusenga, nusubiza amaso inyuma urasanga ikintu cyose wagezeho cyarahereye mu ntekerezo yawe. Nta dini rimenya icyo utekereza, nta dini rimenya icyo ushaka kugeraho. Niba ari n'umupasiteri ugusengeye, niba ari n'umubishop ugusengeye, agusengera icyo wamubwiye, kandi wowe ufite ingufu zo kukitekereza, ukakisengera, ukagikora, ukakigezaho. Aha nicyo nshaka kukubwira. Ikintu cyose ushobora kugitekereza mu ntekerezo yawe ukakijyaho. Hari ingero nyinshi na n'ubu z'abantu bari kugera ku bintu batekereza, ku bintu bategura, ku bintu bagezaho, ku bintu bikorera isi. Nta n'umwe ujya muri izo nsengero, nta n'umwe ujya kujya kwa bishop, nta n'umwe ujya gusengera. Ibintu byose biri gukorwa n'abantu, ibintu byose bigeraho bitugirira akamaro kuko tuba tuhuje ari Imana. Ni ikintu kiba kivuye mu ntekerezo y'umuntu, mu ntekerezo ye akagishyiramo izindi ntekerezo, agashyiramo izindi Mana, zikicara zigakorana zikazana ikintu kiduhesha ubwisanzure. Aha ni ibintu bya buri munsi, ni ibintu bibaho kuri buri munsi. Izo myisanzure, ibyo bwiza bw'ibintu intekerezo z'abantu zageze, zizanira izindi ntekerezo, zizanira abandi izindi Mana. Iyo mvuze intekerezo nitwe nyine n'Imana nyine. Umuntu ukoze ibi bintu byose biri hano, izi kamera zose ndeba, izi telefoni zose dufite, zakozwe n'abantu bagiye mu ntekerezo yabo bakaza bakagikora.
ubuzima burakomeza butashingiye guca ku madini, kuko ubuzima buhera mu ntekerezo yacu. Hari ikintu nababwira kugira ngo ndangirize, uno munsi umenye ko ijuru ntabwo ari ahantu uzajya. Batwigishe ijuru ko ari ahantu duteganije gute. Ayo madini atwigisha aduteza ubwoba, akatubwira ko kuzahagera ugomba kuzakora ibi ukirirwa ujya gusenga Imana, ukirirwa ujya kubaha amaturo kugira ngo uzajye mu ijuru, kugira ngo wumva ko ari ahantu uzajya. Ahantu uzajya ukabona ibintu byiza byose, ibintu wabuze kuri iyi si byose. Icyo nicyo kintu ugomba guhindura iyo myumvire. Hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhinduke. Ijuru ntabwo ari ahantu uzajya. Ikintu cyose ushaka kugeraho kuri iyi si, haguruka uyishyire mu ntekerezo yawe, ugishishikarize, ukitabire, kirakugeraho. Icyo uca mu buzima, icyo ugeraho, icyo ufite aho, ni kiba cyatewe mu ntekerezo yawe. Ubuzima bwawe aho uri, aho wicaye, aho bushingiye ku myumvire ufite. Hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhinduke. Inshuti zanjye, mukomere rero, ubwo turakomeza tuganire. Dore mfite umwanya wo kuzabahamagara tukaganira. Mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri ma YouTube channel @nrubasha. Mukomere, mugire umunsi mwiza.